lives lost during the genocide against the Tutsi in 1994. Welcome to this memorial site, which is a final resting place to more than 250,000 victims. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turatangira dushyira indabo kumva twunamire abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakurikiyeho kwenyegeza urumuri rw'icyizere. Military Band igiye kutobora muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, twabasaba kwegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Your Excellency, Ambassador Charity Manyeluke, representative of the Diplomatic Corps, may we invite you to step forward and pay your respect. Thank you. Turakurikizaho Perezida wa Ibuka, Bwana Gakwenzire Philbert, na Presidente w'umuryango wa Vega, Madame Manzi Mukarugema Alphonsine. Twabasaba mukegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Let us now observe a moment of silence. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, umwanya ukurikiyeho no kwenyegeza urumuri rw'icyizere. We will now proceed to the lighting of the flame of remembrance.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ikaze ku rumuri rw'icyizere. Urumuri mugiye kwengeza uyu munsi ni ikimenyetso cy'icyizere, kwiyubaka n'ubutwari bw'Abanyarwanda mu myaka 32 ishize. Twabasaba mukegera imbere mukengeza urumuri rw'icyizere. Uru ni urumuri rwo kwibuka, urumuri rw'ubuzima. Murakoze. Gahunda zo kwibuka ku nshuro ya 32 zirakomeje. Mumfashe twakire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu. Murakoze. Nyakubahwa First Lady, banyacyubahiro mwese, Banyarwanda, murakoze.
nyakubahwa perezida wa repubulika, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Uyu munsi tariki ya 7 Mata, imyaka 32 irashize jenoside yakorewe abatutsi ibaye. Turibuka abatutsi barenga miliyoni bishwe. Turunamira abacu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, tubasubiza agaciro n'icyubahiro bambuwe. Turibuka twiyubaka kandi tuvuga tuti ntibizongera. Munyemerere duhaguruke dufate umwanya wo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze. Kwibuka ni umwanya wo gusubiza amaso inyuma. Tukibuka amateka ashariye y'igihugu cyacu, twamagana abayogoreka, ahubwo tuyavuga uko ari, twimakaza ubumwe, twiyubaka, ndetse twubaka igihugu cyacu duharanira ko ibyabaye bitazongera ukundi. Nyakubahwa perezida wa repubulika, munyemerere twakire minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Bwana Dr. Bizimana Jean Damascene, atugezeho ikiganiro duteguriye. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mbashimiye umwanya mungeneye w'ikiganiro, ndagihuza n'ibyemezo umuryango mpuzamahanga wafashe byo kuvana amasomo kuri jenoside yakorewe abatutsi, harimo icyo kuwa 23 Ukuboza 2003 n'icyo kuwa 26 Mutarama 2018, byemeje ko tariki ya 7 Mata buri mwaka ari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, bigakorwa ku rwego rw'isi. Kuzirikana jenoside yakorewe abatutsi yabaye igahagarikwa na FPR Inkotanyi, bikwiye kwibutsa ibihugu kubahiriza inshingano zo gukumira jenoside ziteganywa n'amasezerano mpuzamahanga yemejwe n'umuryango w'abibumbye tariki 9 Ukuboza 1948. Mu Rwanda hagati y'1990 n'1994 jenoside yarateguwe, irakorwa, amahanga arisuzuma, ariko ibyemezo byafashwe n'ubu ntibyubahirizwa. Umuryango w'abibumbye washyizeho komisiyo yayobowe na Ingvar Carlsson, itangaza raporo tariki 15 Ukuboza 1999, yerekana amakosa yakozwe n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda muri aya magambo: inzego z'umuryango w'abibumbye zagize uruhare rwo kudakumira jenoside mu Rwanda. Jenoside iba bayireba, ibihugu byireba. Ibihugu biwugize kandi byatsimbaraye ku kubura ubushake bwa politike no kwanga nkana gukora ibyagombaga gukorwa mu kwikumira no kwihagarika. Afurika yunze ubumwe nayo yashyizeho komisiyo yayobowe na Ketumire Masire, itangaza raporo yayo tariki 7 Nyakanga 2000, nayo yemera amakosa ibyandika gutya: jenoside yabaye mu Rwanda yashoboraga gukumirwa iyo abayobozi b'umuryango mpuzamahanga bari bafite mu nshingano bakoresha uburyo bari bafite, ariko babuze ubushake. Amahanga yatereranye u Rwanda. Hari n'ibihugu byasabye imbabazi. Tariki 25 Werurwe 1998, Perezida Bill Clinton wa Amerika yasuye u Rwanda, yemera amakosa muri aya magambo:
mu gihe jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yakorwaga mu 1994, byinshi mu bihugu byatereye agati mu ryinyo kugeza aho nyuma yayo aribwo hagaragaye abantu n'imiryango itandukanye bigaya ko ntacyo bakoze ngo bayikumire. Tariki ya 7 Mata mu mwaka wa 2000, Minisitiri w'Intebe w'Ububiligi Guy Verhofstadt yasabye imbabazi abanyarwanda ku makosa y'igihugu cye. Mu Bufaransa, Commission du Clair yashyizweho na Perezida Macron tariki 5 Mata 2019, yatanze raporo tariki 26 Werurwe 2021 igaragaza amakosa bwakoze ajyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Guhera mu mwaka w'1990, ibimenyetso by'itegurwa rya jenoside byaramenyekanye birirengagizwa. Leta y'u Rwanda yatangije ubukangurambaga bwigisha ko umututsi ari umwanzi w'igihugu. Inkotanyi zitwa inyangarwanda, zigerekwaho ikinyoma cyo gushaka gutsemba abahutu kugira ngo bakangurirwe kwica byitwa kwitabara. Itangazamakuru rya leta nirifatanyije nayo rirabyigisha. Imvaho nimero 868 yo mu Kwakira 1990 yabyanditse gutya: Abanyarwanda bose bazi ko u Rwanda rwatewe n'abanzi. Izo nyangarwanda ziyita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba no kutwambura ibyiza twazaniwe na revolution yo muri 1959. Intambara abanyarwanda barwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira, kuko uwo mwanzi akitubereye ku butaka. Tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Ambasade y'Ubufaransa mu Rwanda yakoze raporo zigaragaza umugambi n'ibikorwa by'u Rwanda byo gutsemba abatutsi. Muri raporo yo kuwa 15 Ukwakira 1990 babyanditse batya: Abaturage b'abahutu bateguwe na MRND bongereye ibitero byo kwica abatutsi bahereye Kibirira, kandi hari ibimenyetso ko ubwicanyi buzakwira n'ahandi mu gihugu. Ikintu kimwe abatutsi bakeka ko cyabarinda jenoside nuko FPR yatsinda intambara, kandi ibyo ntibishoboka. Mu 1991, General Vare wayoboraga ubutwererane bwa gisirikare mu Bufaransa yasuye u Rwanda, abonana n'umukuru wa gendarmerie y'u Rwanda Colonel Rwagafirita, amutangariza gahunda ya jenoside muri aya magambo: Abatutsi ni banyamuke, tuzabatsemba. Abajandarume bazafatanya n'abasirikare barangize ikibazo cy'abatutsi. Abagore, abana n'abasaza hose mu gihugu, kandi ntibizaba birebire, ni bake cyane. General Vare yabikoreye raporo ndetse ubu yanabisohoye mu gitabo. Georges Martre wari ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda kuva mu 1989 kugeza 1993, yasobanuriye abadepite b'Abafaransa itegurwa rya jenoside avuga atya ati: mu 1990 byarabonekaga ko hazaba jenoside. Colonel Serubuga, umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yashimishijwe n'igitero cya FPR kuko kuri we cyatangaga urwitwazo rw'iyicwa ry'abatutsi. Gutinya jenoside byatumaga abatutsi bahorana ubwoba. Serubuga yashyigikiye jenoside, aherekeza umujyanama wa Perezida Habyarimana Lewo Mugesera iwabo mu Ngororero, bakangurira gutsemba abatutsi tariki 22 Ugushyingo 1992. Mugesera atangaza gahunda ya jenoside muri aya magambo ati: hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi. Ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tugakora. Gukora nyakubahwa Perezida wa Repubulika byasobanuraga kwica. Ni naryo Perezida Sindikubwabo yakoresheje tariki 19 Mata 1994 ashishikariza jenoside iwabo i Butare. Umugambi wa jenoside waturukaga kuri Perezida Habyarimana ubwe,
kandi byatangiranye n'ubutegetsi bwe. Tariki ya mbere Kanama 1973 avuga ko imitegekere y'igihugu izashingira ku bwoko n'uturere, bivuze ko atarashyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda. Ku matariki 16 Mata kugeza iya 6 Gicurasi 1976 yasuye perefegitura zose. Perezidansi ya Repubulika isohoramo igitabo ku ngingo y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Habyarimana yaravuze ngo kuri icyo kibazo cy'abahutu n'abatutsi, abo batutsi bashotora abahutu, ntibazi ko imvururu zigarutse aribo byakoraho. Nanone abahutu nibo benshi, ubutegetsi ni ubwabo. Tariki 28 Mata 1991 Habyarimana ayoboye kongere y'ishyaka rya MRND yongera gushimangira ko atitaye ku bumwe bw'Abanyarwanda, ahubwo yimakaje ubw'ubwoko bwe agira ati: ubumwe ntibwashoboka niba ubumwe bw'imbaga nyamwinshi butagezweho. Ubwo bumwe niyo ntwaro nyakuri yo guhashya umwanzi. Nk'uko dushima ko nta mututsi wishingikiriza ku karere, ni ngombwa ko imbaga nyamwinshi yumva ko igomba kunga ubumwe kugira ngo hato ejo itazasubizwa mu icuraburindi ry'ubucakara. Habyarimana yashyigikiye ishyaka ry'abahezanguni CDR rishingirwa mu biro bye mu Rugwiro tariki 22 Gashyantare 1992, basohora itangazo rirwanya ubumwe bw'Abanyarwanda muri aya magambo: ubumwe hagati y'abahutu n'abatutsi ntibushoboka. Abatutsi bafite ibibazo byabo, abahutu nabo bagomba gushinga amashyaka yabo yita ku bibazo by'abahutu. Niyo mpamvu abateraniye muri iyi nteko rusange bemeje ishingwa ry'ishyaka CDR. Habyarimana n'ishyaka rye ntibemeraga imishyikirano y'amahoro na FPR. Nubwo yoherezaga intumwa za guverinoma Arusha, yarwanyaga ibyemezo byafatirwagayo, akamagana Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Boniface Ngurinzira waziyoboraga. Tariki 5 Ugushyingo 1992 MRND yasohoye itangazo ryamagana imishyikirano. Habyarimana abisubiramo tariki 15 Ugushyingo 1992 muri mitingi mu Ruhengeri, atuka Minisitiri Ngurinzira agira ati: ntagende afindafinda ibintu ngo yazanye urupapuro ngo ubwazanye amahoro. Amahoro se n'urupapuro? Igihe nikigera nzatuma kuntera hamwe maze tumanuke. Nibwo Habyarimana yiyise ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi. Abagome byavugaga abatutsi, abagambanyi bakaba abahutu nka Ngurinzira baharaniraga amahoro. Itangazamakuru rya leta ryarakoreshejwe mu kwangisha abaturage FPR no kurwanya imishyikirano y'amahoro. Imvaho nimero 866 yabyanditse itya: ntawagirana imishyikirano n'abantu bamurasa. Inyangarwanda zigomba kubanza kwikorera intwaro zazo zigasubira iyo zavuye. Bitaba ibyo ingabo z'u Rwanda zikazisubizayo ku ngufu n'ubutwari bwinshi, nk'uko kuva zahangana n'izo nyangarwanda zagiye zibigaragaza. Habyarimana yashyigikiye ishingwa rya radiyo RTRM, igafatanya ibikoresho na radiyo Rwanda. RTRM yahawe inzobere zo kuyifasha muri tekinike n'abanyamakuru ba leta b'abahanga bayikoreye mu bukangurambaga bw'urwango. Amashanyarazi ya RTRM yahujwe n'aya Perezidansi ya Repubulika bikayirinda kuyabura. Habyarimana ni nawe watanzemo imigabane myinshi. Habyarimana kandi yatangije itozwa ry'interahamwe igabiro, bikorerwa raporo tariki 29 Nzeri 1991 n'umuyobozi w'ingabo mu Mutara Colonel Nsabimana, agaragaza ko hatanzwe imbunda 1760 muri komine enye za Byumba, Muhura, Ngarama, Muvumba na Bwisige, kandi ko bizakomeza. Tariki 5 Ugushyingo 1993 Minuari yatangaje inyandiko ivuga ko Habyarimana yayoboye inama ku
kuri hoteli Rebero Horizon yemeje gukwirakwiza grenade, imipanga n'izindi ntwaro mu nterahamwe n'impuzamugambi. Tariki 6 Ukuboza 1990 Habyarimana yasuye abasirikari Gabiro abizeza kuzahorera abaguye ku rugamba. Ibinyamakuru nka Kangura nimero ya 6, nimero ya 26, nimero 41, nimero 42, nimero 51 na 54, Nyiramacibiri nimero 13, Zirikana nimero 4 na nimero ya 6 byabishingiyeho bikangurira gutsemba abatutsi. Zirikana nimero ya 6 yabyanditse itya: nta musirikare wari ukwiye kongera kurwana ibyitso bimuri inyuma. Twiteguye kuzabafasha gutsemba ibyitso byose, byarangira tugahindukirira inyenzi. Zirikana yari ikinyamakuru cya Colonel Rwagafirita wabaye umuyobozi mukuru wa Jandarumori y'igihugu. Tariki ya Ukuboza 1991 Habyarimana yashyizeho komisiyo y'abasirikare bakuru 10, ayishinga Colonel Bagosora, ayisaba kumwereka uko bazatsinda umwanzi. Raporo y'iyo komisiyo yashyikirijwe Habyarimana ivuga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi. Hakurikiraho inyandiko y'umugaba mukuru w'ingabo Colonel Sabimana tariki 21 Nzeri 1992 ayoherereza ibigo bya gisirikare asaba kuyigisha, biba uburyo bwo gukora icengezamatwara ry'urwango mu ngabo z'igihugu. Tariki 27 Nyakanga 1992 Colonel Anatole Nsengiyumva wayoboraga iperereza rya gisirikare yandikiye Habyarimana ko abasirikare biteguye gutsemba abatutsi n'undi wese uzagira uruhare muri ibyo bibazo. Murumva ko imyumvire yari mu ngabo z'igihugu yari yo gutsemba abatutsi. Leta yakoresheje urwitwazo rw'iyicwa rya Perezida Ndadaye i Burundi, hashingwa igice cy'abahezanguni mu mashyaka ya politike cyiswe Hutu Power tariki 23 Ukwakira 1993. Ibinyamakuru bya leta n'ibiyishamikiyeho byamamaje urwo rwango. Nk'ikinyamakuru Ijambo nimero 62 cyabyanditse kivuga ngo urundanye abatutsi ubaroheho bombe ubatwike nk'uko barimo kugirira abahutu. Niba abahutu b'i Burundi batsembwe, nimufate umubare w'abahutu bishwe mu kube kabiri mu batutsi mu Rwanda. Umunsi abahutu batemaguriye abatutsi mu Kanyaru, niho umututsi azamenya ko umuhutu ari umuntu. Mu gihe jenoside yari igeze habi, tariki 5 Gicurasi 1994 Lieutenant Colonel Baudouin Jacques Albert wari umujyanama mu buyobozi bw'ingabo z'u Rwanda yasobanuriye ubushinjacyaha bw'Ububiligi bwakoraga nketi ku yicwa ry'abasirikare babwo ko jenoside wari umugambi w'ingabo z'u Rwanda. Abisobanura atya ati: ukwezi kumwe cyangwa abiri mbere y'ihanuka ry'indege natumiwe kwa General Nsabimana, njyana na ambasaderi w'Ububiligi, tuhasanga Perezida Habyarimana na Ministre w'ingabo Augustin Bizimana n'abandi basirikare bakuru. Ministre Augustin Bizimana yambwiye ko yiteguye kugaba abasirikare bakarangiza akazi. Nyuma yabwo hasigaye iminsi 10 ngo ihanuka ry'indege ribe, hari kuwa 5 wa nyuma w'ukwezi kwa Werurwe 1994 mugenzi wanjye Colonel Vincent yatumiwe mu rugo General Nsabimana na Colonel Kabirigi. Aba basirikare bakuru bongeye gushimangira ko amasezerano y'amahoro atazashyirwa mu bikorwa, ko nibakomeza kuyahatirwa bizaborohera gutsemba FPR, kandi ko bitagombaga gutwara igihe kirenze iminsi 15. Ati babivugaga babyemera batyo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibimenyetso byirengagijwe kugeza jenoside yakorewe abatutsi iba ni byinshi cyane. N'ubu amahanga arirengagiza impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka 33 mu buhungiro, zameneshejwe n'abarwanyi ba FDLR bagizwe n'abakoze jenoside mu Rwanda. Nyamara umuryango w'abibumbye wafashe ibyemezo byinshi byerekana ko FDLR ari umutwe w'iterabwoba ugomba guseswa.
nk'icyemezo 1804 cyafashwe mu mwaka wa 2008 kibivuga gutya ngo duhangayikishijwe n'uburambe bw'ibyaha bibangamira uburenganzira bwa muntu n'ibinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga bikorwa na FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dutegetse ko bashyira hasi intwaro aka kanya nta mananiza ayo ariyo yose bakajyanwa aho bakomoka. Turasaba ibihugu byose bigize umuryango w'abibumbye gufata ingamba zose za ngombwa bigahagarika inkunga y'amafaranga, iy'ibikoresho n'indi yose itangwa n'abenegihugu cyangwa itangirwa ku butaka bwabyo ihabwa FDLR, Exfar, Interahamwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ikomoka mu Rwanda ikorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaba y'ubwayo cyangwa mu nyungu zayo. Ibi byemezo Kongo ibirengaho ikinjiza FDLR mu ngabo zayo, MONUSCO ibirebera nk'uko minuari yarebereye itegurwa rya jenoside mu Rwanda. Abategetsi ba Kongo bahamagarira urwango nk'uko byakorwaga mu Rwanda hagati y'1990 n'1994. Muri Kanama 1998 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Abdoulaye Rodian Ndombasi yahamagariye kwica abatutsi abita udukoko twanduza tugomba gutsembwa ntawe usigaye. Tariki 19 Nyakanga 2023 Depite Justin Batakwira yavugiye kuri televiziyo ya leta ngo umututsi n'umwicanyi muri kamere ye. Tariki 31 Gicurasi 2024 umukuru w'umutwe wa Maimai Nande witwa Benoit Mukumbatia yatangaje video ivuga ngo umututsi nyawe ni umututsi wishwe, umututsi nyawe n'ujyanywe mwirimbi. Tariki ya Nyakanga 2024 Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi avuga ngo Minisitiri w'Intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Tariki 24 Ugushyingo 2024 Minisitiri w'Ubucamanza Constant Mutamba Igoma yasabye kwica abatutsi bahereye ku bayobozi bakuru b'u Rwanda. Tariki 28 Ukuboza 2025 umuvugizi w'ingabo za Kongo General Ekenge yahamagariye kuri televiziyo y'igihugu urwango ku batutsikazi. N'impuguke z'umuryango w'abibumbye zoherezwa muri Kongo zirabogama. Muri Gashyantare 1999 Roberto Gareton wabaye intumwa idasanzwe ya Komisiyo ya ONU y'uburenganzira bwa muntu muri Kongo yatanze ikiganiro gihamagarira urwango ku batutsi avuga ngo hariho ukwinangira k'umuryango w'abibumbye guturuka ku rugomo rukorerwa Kongo ruturutse ku gatsiko k'abatutsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndangiza uwavuga ibimenyetso byigisha urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside bikorwa muri iki gihe na Kongo bwakwira bugacya. Abanyarwanda babashimira umutekano mwabahaye n'ingamba mufata zibarinda. Abo mwarokoye muri 1994 basubiranye icyizere cy'ubuzima, barimo kandi abenshi barokotse jenoside za kera kuva muri 1959 kugeza muri 1994. Urubyiruko rubashimira amahirwe mwaruhaye iyo kuba mu gihugu kitavangura. Abakoze jenoside benshi bararangiza ibihano, babashimira ingamba zo kubagorora bagasubizwa ubuntu biyambuye bagataha mu ngo zabo. Abava mu mitwe yitwaje intwaro bashima ubuyobozi bw'u Rwanda bubakira bakisanga nk'umwana ujya iwabo.
hari benshi baba mu mahanga bitandukanya n'ikinyoma gikwizwa n'abakoze jenoside cyangwa ababaye imbata y'ingengabitekerezo yayo, bagataha mu rwababyaye rukabakira, bakaba babashimira imiyoborere myiza y'u Rwanda ibasubiza ishema ry'igihugu cyabo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turibuka tubizeza ko nta kizongera gusenya u Rwanda turebera. Harabaye ntihakabe, habaye Muyaga na Muhoro, ubu hariho Mahoro na Munyarwanda, nibo bazahoraho. Ndabashimiye. Arakoze Minisita kubw'ikiganiro tugejejeho. Twigiyemo byinshi bidufashije kumenya neza amateka y'igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere twakire umwe mu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, Bwana Ngironsenga Theoneste, adusangiza ubuhamya bwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, ndabashimira aka kanya mumpaye abantu bari hano, urugendo rw'agahinda n'imibabaro nanyuzemo kugira ngo mbashe kurokoka jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1900. Theoneste Ngironsanga, nkaba mvuka mu cyahoze ari prefecture ya Cyangugu, komine Gafunzo, sekiteri ya Shangi, umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, intara y'Iburengerazuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere ya jenoside gatoya, imiryango y'Abatutsi n'uwacu urimo ku musozi w'iwacu ni imiryango yarutunzwe n'ubwoba kujugunya mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Uwitwa Bucyana Perezida wa Sederi yapfuye, barabasenyeye, ibyabo barabitwara, barabamenesha, bahungira muri Centre de Pastoral Inshuti muri Katedrali ya Cyangugu. Rujijutse urupfu rwa Habyarimana ku itariki 7 z'ukwa 4 1994 mu gitondo. Papa yari mwarimu, yari umuntu ujijutse, yahamagaye abavandimwe be arababwira ati ikiza gukurikira kuri ibi ngibi nta kindi ni urupfu, nimureke duhunge. Niwe twajyanye, najyanye na papa na mukuru wanjye na murumuna wanjye wo kwa data wacu, yerekeza mu gice, adusezeraho, ahagarara hanze, aratubwira ngo nitujye kwa masenge. Ntabwo twongeye kumambuye, bari mu kazu k'igikoni. Twahara habyutse Katutsi bagiye kwiyo segiteri b'abagabo bose, nta numwe wahavuye. Uwitwa Bahati bashyiramo za grenade, barabica, barabarangiza, nta muntu numwe waharokotse. Ziraza n'ubundi zibwira abagore bari bahari, abagore bumva nibo bari basigaye, ngo nibaza nabo bana bareke kwicwa n'inzara, ngo abantu begerane batoremwe abana b'abahungu babica babamari. Niko byagenze. Baradusohoye, ngewe nkumva ko bazanye ibiryo, nanjye nari umwana nifite imyaka 14, numvaga bazanye ibiryo koko, ndavuga nti reka ngiye kurya ku ibyo biryo. Njya kuri wa mustari, bavanamwe abakobwa babasubiza abanyina, twebwe abahungu batujyana ku cyobo, badushyira ku murongo. Interahamwe yitwa Gasoto mu mwobo, nari ndi kuri uwo mustari nganiriza urupfu ngewe, ndaruganiriza, ndarubaza ngo warupfuwe uku niko ngiye gupfa? Ruransuzugura ntirwansubiza. Icyo nakoze, narihanganye, ariko Gasota yubuye amaso, yihanagura amaraso mu maso, areba muri wa mustara arambona, aravuga ngo iki cyana si cyo kwa mwarimu kagiruka, ngo urakora iki hano? Batubwiye ko iso yahungiye ino, ngo va mu wo mustari wora banza twereke aho so ari. Abamvanye muri wa mustari, arakomeza aratema. Indi nterahamwe yaraho yaramwegereye, sinamenye iki mubajije, imfata akaboko
irantwara imvana muri uwo musitari, anyura inyuma y'urusengero, anjyana iwe yaratuye hafi aho ngaho. Arambwira ati nturi umwana wo kwa mwarimu Kageruka, hano uzahasiga ubuzima, shaka ukuntu uva muri iki gice usubira iwanyu Ishangi, imukoma byakomeye ntabwo wabona uko harokokera. Niko byagenze, narihisha uwo munsi mw'ibyo bishyimbo, hari igihe cy'imvura nk'iyi ngiyi nyinshi cyane, nihisha mu bishyimbo. Ku mugoroba nsubira kuri rwa rusengero kureba abavandimwe banjye twagendanaga babiri, nsanga baraharimo ntacyo babatwaye, ndabafata tuva imukoma dusubira iwacu Ishangi aho twavukaga. Nimbabwira kugenda mwumve ko nabyo byari nk'urupfu, kubera ko bakoraga amarondo ku manywa bagakora amarondo nijoro. Mu by'ukuri kuva ahantu ugira ahantu ujya byari bigoye cyane, wari umusaraba. Ariko urwo rugendo nararugenze kuva iwacu, kuva imukoma njye iwacu Ishangi, abahazi ni urugendo rw'iminota nka 30, ariko nahagenze amajoro 2 n'umunsi umwe. Amajoro 2 n'umunsi umwe bwankereyeho ngeze mu irimbi ry'ahantu biti Gafuba, turahirirwa turahihisha, bugorobye turongera turasindagira. Byasabaga kugenda wakumva abantu bavugiye aha ukaryama ugategereza ko batambuka cyangwa baceceka. Tugeze iwacu Ishangi mu rukerera, nigira inama yo kujya kureba papa wo muri batisimu, niho nari impingukiye. Ngezeyo ndakomanga mu rukerera, umugore wari unkingurira, amaze kunkingurira ankubise amaso ararira cyane, amarira menshi y'umuntu w'umubyeyi. Arambwira ngo bari bababwiye ko twapfuye, atariko ntabwo byakunda hano, ntabwo nahagwisha kuko naso muri batisimu nagera ahangaha arakwice. Icyo nakoze, yanshyize n'ubundi ahantu arampisha mu bishyimbo hafi y'inzira ebyiri yamanukaga n'iyatambikaga munsi, ndahaguma. Ariko nza gusanga naho ndi buhasiga ubuzima n'abo bavandimwe. Dufata icyemezo cyo kuhava, twinjira mu ishyamba ry'umuzungu, ahantu Abadage bageze bwa mbere mu Rwanda hari iwacu Ishangi. Tuva mu ibyo bishyimbo tujya mu iryo shyamba, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Twarirutse, twarashinguye turiruka, bwari bwakeye harabonaga, dusanga umwana utuzi wo muri karitsiye ari kuvoma ku Kivu. Avuza induru aravuga ati mutabare, mbonye abatutsi bo kwa mwarimu Kageruka, mutabare mutabare. Interahamwe ubwo zahise ziduhomboka inyuma, twinjira muri rya shyamba nazo zituri ku mugongo. Dusanga ahantu bari barakase ibyatsi bya pasiparumu, ikirundo kinini cyane, tubyinjiramo duseseramo hasi. Baraje badushatse mu iryo shyamba amasaha atari munsi y'abiri, bazeyutse batubuze baragenda. Ariko ntibagiye gusa, basize cya kirundo cy'ibyatsi turimo bagitwitse. Baragitwitse, umwotsi udufunga umwuka. Ariko Nyagasani, urumva imvura nk'iyi utwitse ibyatsi byo hejuru, hasi habarimo amazi, ntabwo umuriro watugezeho. Tuza kubivamo ku mugoroba. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mubyeyi mama wo muri batisimu yaravuze ngo abantu bari guhungira Ishangi ku kiliziya, niho bazarokokera. Ubwo twashyize nzira tugishangi n'abavandimwe turagenda. Iryo joro ntitwongeye no kugenda twihishahisha cyane, twaciye mu muhanda nyabagendwa, turagenda. Tugiye kugera kwa padiri Ishangi, tugwa kuri bariyeri mu mugenzi wawe. Ndarubaza ngo igihe nirukankiye nkaba naringezeho abandi bari, ubu nahangiye gupfira. Abatutsi bari barahunganye inka kwa padiri, interahamwe zikaza kuzibaka zikazijyana. Muri icyo gitondo hari abari bavuye kwambura abantu inka aho ngaho kwa padiri, bazimanura bazikubita bazirukansa. Ba bantu bari baducunze ngo bona abyuka twice, bibagirwa hari baratwibagirwa. Batwibagiwe natwe turiruka tujya ku kiliziya. Birumvikana twazamukaga mu mirima nta guca mu nzira. Tuhageze abajandarume baradufata. Abajandarume babaga bahari, ntabwo babaga barinze abantu, ahubwo babaga bari kudufata ku jisho. Baradufata, hagati aho babandi nabo birukanse ku nka bagarutse batwirukanseho, n'ubundi baraza basanga abajandarume baturyamishije aho hasi. Umujandarume umwe akavuga ngo nibaturekure baduhe izo nterahamwe ziye kutwica. Undi warimo witwa Faustin akavuga toya, aba bana niba babacitse bakaba batugeze mu maboko nibinjire bazapfira rimwe n'abandi. Twinjira mu kiliziya gutyo. Tugeze mu kiliziya Ishangi dusanga harimo abantu benshi, abantu bahazi. Ishangi ni ikigo kinini, hari kiliziya ishaje, hari inshyashya, hari amashuri, amasogonderi, primeri, ibibuga. Hari huzuye abatutsi kuko urwibutso rw'iwacu no munsi rushyinguyemo imibiri y'abantu 17,300 n'imisago, kandi bose baguye aho ngaho. Turinjira,
abantu bari buzuye mu kiliziya, ababyeyi, abana, abagabo b'inkomere, ntacyo kurya, ntacyo kwifubika, ari imiborogo. Mu by'ukuri kuhagera byari agahinda. Cyakoze ngezemo nsanga mama arahari na bashiki banjye bo barahageze. Tuhageze tubabwira inkuru ko data yapfuye, ko bari baramwiciye aho ngaho i Mukoma. Arababara ariko nta kindi yari gukora. Tuguma aho ngaho mu buzima bushaririye bubi butagira kirengera. Abapadiri twahungiyeho, Musenyeri yaraje arabatwara badusiga muri iyo kiliziya twenyine, nta mupadiri uhari. Adusigira umupadiri umwe w'imbuza kurahira witwa Amategeko Matusi, arafunze ubu ngubu bamukatiye burundu. Yari umwambari w'interahamwe. Icyo yakoraga ni ukuzana abantu, interahamwe akazizana gutoranya abagore bajya gufata ku ngufu, abantu bashaka kwicwa akabazana, akabaha interahamwe zikajya kubica. Nuko twabanye n'uwo mupadiri kuri paruwasi. Tuba muri ubwo buzima. Buri munsi twarwanaga n'interahamwe zaje kutwicamwo abantu, zikaza zikica nk'abantu 100, zikagenda ejo zikagaruka, ibitero bigenda bihinduranya, ariko tukirwanaho dukoresheje amabuye, dukoresheje imyase, dukoresheje ibishoboka byose tukirwanaho. Baje kubona rero ko bitazakunda twirwanaho, bitihutisha jenoside nk'uko bari barabiteguye. Sous-préfet Munyengabe Theodore yavukaga iwacu, yaraje kudukoresha inama avuga ngo impamvu interahamwe zidasiba kuza ngo nuko tuzirwanya, ngo nitutazirwanya ntizizagaruka. Adutoramwo abantu b'abahanga, adutoramwo abantu b'abacuruzi bagera kuri 50, abapakira mu modoka abatwara muri stade Cyangugu. Dusigara tumeze nk'ingabo zidafite umutware, tutazi icyo gukora, tutazi igikurikiraho. Barashuka abantu, n'uwari wahunganye n'inkoni barayimwambura, dusigara tumeze nk'impeye. Uwo munsi wakurikiyeho haje igitero n'ubundi kica abantu bagera nko kuri 200. Ariko haza kuza noneho icyarurangiza, igitero cyarurangiza cy'interahamwe yo mu Bugarama yitwaga Yusufu azanye interahamwe zuzuye amabisi, yari amabisi nk'6. Ku itariki 29 nka saa 10 bari bahageze. Interahamwe zambaye amakoma, zifite intwaro za gakondo, bafite imbunda, bafite amagrenade. Saa 11 bari batugezemo batwiraramo, baratwica ariko bica abantu. Uwo mugoroba ni nayo tariki twibukaho iwacu Shangi. Bisha abantu imiborogo, abantu baraboroga, kuboroga birashira, abantu bapfa nk'intama z'imbago. Baca imiryango ya kiliziya binjiramo, bakoresha ubuhiri, amahiri babaga baratemwe imisumari, batema abantu, batema abana, batema abakecuru. Ikintu cyaturokoye mu mugoroba twe tutapfuye, ni umuvandimwe twari twarahunganye waruzi by'amashanyarazi. Yaragiye yica amashanyarazi, bijya mu mwijima, baravuga ngo bataza gutemana nabo, barataha. Ariko n'ubundi barazindutse mu gitondo. Ngewe rero uko naharokokeye muri iyo kiliziya murayizi, nta cyumba kibamo. Ntabwo wasobanura ukuntu umuntu arokokera mu kiliziya. Nagiye kuri aritari nk'aha mpagaze, noneho abantu banyirundaho hejuru, abangiye hejuru bose barabishe ku buryo wasunikaga umuntu ugasanga bamuciye umutwe, ugashyira akaboko ukumva akaboko kagiye mu muntu. Amaraso y'abantu narayanyoye, amaraso y'abantu yarantwitse, kuko bankura muri iyo mirambo barankuruye uruhu rw'amaguru rusigaramo nk'uko umuntu avana mu isogisi. Mvamo ndagenda nihisha mu gikari muri garderobe y'abapadiri, nyiyubikaho. Saa 11 za mu gitondo n'ubundi interahamwe zari zihageze, ziraza, uwarokotse, uwakomeretse n'ubundi barongera barica mu icyo gitondo kugeza nka saa 2. Baravuga ngo kwica nibahagarike batangire bajye gushyingura abo bantu bari bamaze kwica. Niko byagenze, babaye nk'abahagaritse gatoya, batangira gushyingura. Wari umunsi w'isoko, bahagarika n'abari kujya mu isoko baza kubafasha gushyingura. Noneho bakatubwira ngo bajyanye abantu kuri Croix Rouge. Cyo bo batujyanagamo yari fose ijyamo imyanda y'abanyeshuri. Cyobo kinini cyane, cyari kinini cyane. Bakajya babeshya abantu ngo ni Croix Rouge ngo iri kuhavurira abantu, ngo n'uwakomeretse gahorazi. Umuntu akagira ngo koko hari Croix Rouge. Icyo cyobo nakigezeho, ubu mu ndeba ndi umurame. Icyo cyobo nanjye bakintwayeho. Interahamwe zankuye mu iyo garderobe, zinjyana mu babyeyi bari bakomeretse gakeya, bari mu ruhavu, ahantu bari babicaje mu rubavu rwa kiliziya. Nicarana nabo, hashize akanya bari gutwara iyo mirambo, bangarukaho
baraza baravuga ngo mwaba ababyeyi nimusake murebe ko nta muhungu urimo. Basatse basanga twarimo turi abahungu bagera nko muri nk'umunani, nanjye ndi muri abo ngabo. Baratwambura, ubwo nta kindi cyakurikiragaho, wagomba guhita ujya kwiyo Croix Rouge bakagutsindayo. Ngewe rero bampaye umwana twiganaga witwa Kamanutse, yari afite icumu ry'ingobe. Baramubwira bati sha bati wari wica umuntu atoya, ati fata uyu nguyu, ati fata uyu nguyu numugezayo umuterera icumu mu mutima ukurure, ati reka, ati ndabikora. Baduhereza akana bari bacuje umubyeyi aho ngaho twari twicaye muri abo, bagakubise ku rukuta, akana k'agahungu bamuvanye mu mugongo wa nyina bamukubita ku rukuta rwa kiliziya, ubwonko burasohoka bamuterera nyina. Uwo niwe bampaye ngo njye kumushyingura, hanyuma uwo mwana tumutwaranya Ntsindeye. Twaragiye tugeze ku cyobo, turi kugenda ndamubaza Kamanutse ko twiganye uranyica nakugize? Arambwira ati ndakwica, tubu abatutsi mwaremewe gupfa. Ariko tugeze kuri Croix Rouge, ku icyo cyobo bitaga Croix Rouge, ibintu byahaberaga ntabwo ari ibintu amaso y'umuntu yaremewe kureba. Ndababwiza ukuri, umuntu umwe yabaga ari kwicwa n'abantu nibura nka 20. Warahageraga ugasanga imipanga irashabira, amahira arashabira, amacuma arashabira, abo bashyizemo bacuramye, abo bashyizemo batarapfa. Mpageze uwo mwana arebye ibintu biri kuhabera, nawe agira ubwoba, ararangara gatoya, muca inyuma ndirukanka. Amaguru yari yagize ibinya, ariko nta kundi, y'amagara atewe hejuru buri muntu asamaye. Ndasindagira, ngeze mu kibuga hagati mpura n'interahamwe ebyiri. Baturagehe wa mwana we wambaye ubusa kugomba gupfira hariya. Baramfata bansubiza. Nabwira ariko hari umurambo uri hariya muri ba bagore, ngiye kuwuzana mu nyice, nimureke ngiye kuwuzana hariya, banze kunyica ntarawuzana. Baranzunguje abagabo babiri b'ibigango, baranjugunya nuko hari mu mvura, inda iragenda ivaho uruhu. Ariko ndaryama nitekerezaho, ndeba inyuma mbona bakomeje, ndebye imbere mbona nta bantu bahari, ndasindagira, ndongera ndiruka ngera muri baba mama. Ngeze muri baba mama, batuye umuhungu aradukoraho. Abana bacu babamaze, ugarutse gukora iki? Sangamo umugore wa data wacu kubw'amahirwe afata umurambo wari uraho w'umubyeyi wari ukenyeye udukanga, awuvanamo utwo dukanga, n'ubundi n'abandi bari bari kubamburira ubusa. Utwo dukanga aratunkenyeza, anyicaza mw'abo bagore. Abwira abagore ati uyu mwana uvuye ku cyobo akaba atapfuye, nimumwihorere, urupfu rwe niruza azapfa. Nicara mw'abo babyeyi. Bibaye nka 8 bavuza ifirimbi iti ntihagire umuntu wongera kwica umuntu ahangaha. Ubwo tumera nk'abarokotse uwo munsi, ariko za nterahamwe ziri ku cyobo zigiye gutaha zikanyura mw'abo bagore ngo zize gushaka mw'abagore zijya kugira abagore n'abana bazajya babarerera abana. Interahamwe iraziranyigomba rwose, irambwira iti wowe ndagutwara uzajya kunderera umwana. Ntekereje ko n'umuhungu ukenyeye ibitenge, ntekereje ko umuhungu ari ikizira, ndavuga ntubu munsi wanjye noneho n'uyu. Uwo mubyeyi arambwira ati humura. Ariko nkaba nari nicaranye na mushiki wanjye muto wari warokotse nawe, ari aho ngaho nta n'igisebe nta n'uwamukoze. Mbwira uwo mubyeyi nti wanyingingiye uyu muntu tukamuha mushiki wanjye, ngewe nkareba ko narenga uyu munsi. Mushiki wanjye twazanye ari hano, yabyibutse ajya ambwira ati warantanze. Ariko yaragiye, abo bantu bamutwaye baragiye, arera abana babo koko, akagererwa ahetse abana, ariko baramurengera ntibamwica, ararokoka. Ubu ariho nawe yabyaye abana be. Aho hantu twarahagumye, burira ndaharokokera, dusigara turi abantu bakeya. Abantu urumva ahantu hari ibihumbi 17 n'imisago bahaguye, twari dusigaye turi abantu, abagore n'abahungu, twana tw'uduhungu duke cyane. Abantu bari bashize mu by'ukuri, twari dusigaye turi mbarwa. Tuguma aho ngaho, ntacyo kunywa, abakomeretse nta miti. Cyakoze ababikira baratwitangira bakajya baza bakavura ibisebe by'abantu aho ngaho, inkomere, imiti ntayo, ibyo kurya ntabyo. Hagati aho n'amazi yazaga kwa padiri, interahamwe zirayakata. Amazi niyo yaradutunze nayo bayakuraho. Twasigaye rero tunywa ikiziba, imvura nk'iyi yahita tukajyaho ibiziba byaretse tukagotomera, tukagira iminsi yo kubaho kubera ayo mazi twanyoye. Twabaye aho ngaho mu buzima bugoye, tubana n'uwo mupadiri witwa Amategeko, na n'ubu ntiyemera icyaha. Akirirwa aragiye inka ari kuvumbura abantu bihishe mu mashyamba aho ngaho, yabona utarabutse ugiye gushaka icyo kurya akagutanga bakakwica. Igihe cyarageze rero
baza gufata icyemezo cyo kudukusanya abatutsi bose barokotse muri Cyangugu, baradukusanya batujyana ahantu bita Nyarushishi. Ntabwo bari bagiye kudukiza mu by'ukuri. Nyarushishi yari centre batwegeranyirijemo kugira ngo bazabone uko batwica, ndetse bavugaga ko ngo bazaturenza ku mubyeyi, ngo nibashyingura Habyarimana nibwo bazatwica nyuma, ngo batworose umubyeyi. Tujya Nyarushishi. Nyarushishi nimvuga Nyarushishi ni umusozi utabaho inzu, ni umusozi n'ahantu hatari ubuzima, nta mazi, haba imbeho nyinshi. Baragenda abavuye Ishangi, abavuye kuri stade, abavuye Imibirizi, abavuye ku Kibuye, hari n'abi Butare bari bahazanye. Ngeze aha rero ikintu cyitwa zone turquoise cyari muri kiriya gice cy'iwacu cyatumye twebwe jenoside ikorwa igihe kirekire. Jenoside yararambye, interahamwe zabonye umwanya uhagije wo kwica abantu, zarishe ziriyongeza. Hanyuma umuntu warokokeye muri kiriya gice nawe ni umurami, ni inkirirahato. Ni inkirirahato, ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yasobanura ukuntu yarokokeye muri zone y'Icyangugu. Bagamba iki n'abambari be barabicanyi bo ku rwego rwo hejuru, ubwicanyi babukoze neza bisanzuye, bica abana, bica ababyeyi, bica abakecuru, isi yose mbese barishe barimonogoza. Ubwo twageze Nyarushishi, HCR ikaza ikaduha uduhema tukazingazinga tukajyamo, ikatuzanira n'ibyo kurya Croix Rouge. Hashize itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ubundi ni wo munsi wacu wa nyuma twagombaga gupfaho. Interahamwe zaturutse mu makomine yose ya prefecture ya Cyangugu zaje kutwica, zaje kuturimbura. Zarahageze ku bw'amahirwe, umuyobozi bavuga menshi yari Lieutenant Colonel, bavuga menshi yari Lieutenant Colonel ashinzwe gendarmerie. Yaraje yirirwa aho ngaho aducunze kuva mu gitondo kugeza nka saa 9, nta wanyoye amazi, dutegereje gupfa turi kureba interahamwe zatuzengurutse. Abantu benshi baruta bari baraho ngaho. Araza sinzi ukuntu yakoresheje ubuhanga bwe bwa gisirikari, arakumira izo nterahamwe ntizatwinjiramo. Nka saa 9 zishyira saa 10 Abafaransa bari basesekaye aho ngaho. Abafaransa baraza n'amajipe n'abanyamakuru na za kamera nyinshi na za helikopteri zigwa aho ngaho tugira ngo turakize bwahe bwokajye. Abafaransa baraje bigira mu bakobwa baraho barokotse, babafata ku ngufu, bafata mu by'ukuri nta kintu Abafaransa bahinduye. Baraje n'ubundi interahamwe zishaka kutwicamwe abantu, bakaza bakanyura ku Bafaransa bakababaha bakajya kubica. Twabayeho ngaho mu buzima budafite kirengera, tutazi ibintu uko bizarangira. Hanyuma ariko Imana ntabwo ugiyemera ko abantu bayo bapfira gushira. Mu kwezi kwa 8, ahagana mu kwezi kwa 8, twagiye tubona abasigaye batarapfa, tubona inkotanyi zirasesekaye. Dutinda kubyemera, ibyishimo biraturenga. Iyo shusho nayo ntijya imvamo. Imodokari, akamodoka k'agahirigisi gahingutse karimwe abasirikari bicaye bateranya imigongo. Baraza bahageze, binjira mu nkambi, baraduhumuriza, baratubwira ngo utarapfuye, utarapfa ntacyo kibaye. Turarokoka, duhobera ubuzima. Ibikomere birumvikana ni byinshi, byari byinshi, ibikomere byo ku mutima, ibikomere byo ku mubiri. Ariko inkotanyi zihageze twaravugaga ngo ahwi, utarapfuye nibura agiye kurokokera mu gihugu kizima, agiye kurokokera mu gihugu kirimo amahoro, agiye kurokokera mu gihugu kitari mu ivangura ryari ryarayogoje abantu. Nageraho rero ngashimira cyane inkotanyi zari zirangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwarakoze cyane. Ni amateka yacu, nituvuga ngo mwarakoze cyane mujye mubyumva muri sanse y'amateka yacu. Mwarakoze mu izina ryanjye bwite no mu izina rya bagenzi banjye twarokokanye. Kuri iyi nshuro turabashimiye, mwarakoze cyane. Yataba inkotanyi, uno munsi nanjye mba ndi mu rwibutso banyibuka nkuko tujya kwibuka abandi. Ariko mu by'ukuri mwarakoze. Twarokokeye mu gihugu rero kiduha icyizere cyo kubaho, dukomezanya n'inkotanyi urugamba rwo kwiyubaka. Tujya ku mashuri turiga. Ngewe ubwo muri 1994
nari nsibiye mu wa gatandatu kandi nari umuhanga, ntabwo gutsinda byabagaho. Twararokotse tujya mu mashuri turiga, ubu narize ndangiza sogonderi, niga na kaminuza. Abana banjye mfite abana 4 bariga bose, ni abahanga, umwana ariyigira agatsinda akajya ku ishuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwarakoze cyane. Twariyubatse, mfite urugo, mfite umuryango, abavandimwe twarokokanye bose nagiye mbashyingira ndabubakira, ubu mfite abana dufitanye amasano 2. Hari abana mbereye nyirarume nkaba ndi na sekuru, kuko ninjye washyingiye abo bashiki banjye. Ibyo byose nabifatanije n'inkotanyi kwe zitahaba ntaho nari kubikorera. Ubu rero turi amahoro, turi mu gihugu cyiza, ibintu dukesha imiyoborere myiza. Impamvu tuba tuvuga ubu buhamya nk'ubu mvuze ntabwo ari ukuzura kaboze, ni ukugira ngo abana bacu bamenye ikibi twabayemo, bamenye icyatubayeho, bamenye icyo birinda. Nituvuga ngo never again, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo ibi ntibizongere, abana bumva icyo tuvuze. Nituvuga ngo twamaganye ingengabitekerezo ya jenoside n'igisa nayo cyose cyatuma u Rwanda rusubiraho rwavuye, abana bumva icyo tuvuze. Bana bacu abakiri batoya, igihugu ni icyacu, ntabwo dukwiye kumva amabwire y'abadusenya, ahubwo dukwiye kumva inama z'abatwubaka, tukubaka u Rwanda rwacu rukomeye ruzaramba, abana bacu bakazakomeza kubaho mu gihugu cyiza nk'iki turimo dukesha Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane, twibuke twiyubaka. Urakoze Bwana Tonest kudusangiza ibihe bitoroshye mwanyuzemo muri jenoside yakorewe Abatutsi. Mukomere. Mwarakoze kandi kudaheranwa n'agahinda, mukaba muri gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda twifuza. Muri aka kanya twagira ngo twakire abanyeshuri bo mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo batugezeho indirimbo baduteguriye. Abatutsi bicurwa agashinyaguro, turibuka ya minsi imibabaro ubwo Abatutsi bagwaga mu biganza by'umwanzi, amarira agahinda bikwira u Rwanda. Ah
bizashira ubumwe bwacu ntibugire iherezo kwibuka twiyubaka niyo ntero Rwanda wowe umurika utarabaye mu mwijima Rwanda wowe washegeshwe ntiwashira ntiwaheranwe n'agahinda Rwanda wowe umurika utarabaye mu mwijima Rwanda wowe washegeshwe ntiwashira ntiwaheranwe n'agahinda abaririmbyi barakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abateraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino, umwanya n'uwanyu. Mwaramutse neza mwese. Ngira ngo mpere ku ngingo yo kuvuga ubuhamya amaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye. Ni ukuri abafite uko babihakana cyangwa babihakanya kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya
yarapfuye kuba ariho ni nko kuzuka ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri. Ibibaho tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bo bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho, ntawe. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today, we gather again in remembrance to everyone present and watching online. Thank you for joining us on this important day. We deeply appreciate the friends who join us every year in person or in spirit without fail. I thank the survivor who has just spoken. These testimonies keep memory alive for all of us and for those who will follow us. Kwibuka carries profound meaning for our nation. It is how we confront and overcome the divisions that nearly destroyed us. This day empowers us all. We draw
on the strength of survivors who provide the reservoir of humanity that feeds our nation's soul. To all survivors, know that you are not alone. We stand with you always. Everything we have achieved was only possible because all Rwandans decided to join hands in a common purpose. We honor the role played by every Rwandan in our country's rebirth. The reality of the genocide is clear for all to see. The ringleaders were convicted in international courts with rigorous evidence. The Gacaca process documented the course of the genocide in every single village and neighborhood in Rwanda. Over 50 million handwritten pages were produced during the 10 years of Gacaca. Right here, where we are standing, 250,000 victims of the genocide are laid. And in 2018, the United Nations General Assembly adopted a resolution that called the genocide against the Tutsi by its proper name, with the support of every member state but one. The truth is undeniable, and yet behavior that should be immediately condemned is rationalized and minimized. The preparations are masked by narratives of popular grievance and fear. In the process, a moral equivalence is created between the targets of the genocide and the planners of it. All of these elements were present in our own story. There are some who pretend that the genocide against the Tutsi was a spontaneous event. That's not true. It was carefully prepared and carried out in plain sight. Regrettably, some who spoke the truth at the time, and who were even eyewitnesses, later became peddlers of distortion, mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated in hate. Weapons were imported in large quantities, and Rwandans who opposed it were threatened or killed. Before 1994, communities were subjected
to waves of smaller massacres meant to normalize the killing and also to measure the reaction of the wider world. And with only a few heroic exceptions, the world was unconcerned until it was too late. In the early 1960s, after countless Tutsis were killed or forced into exile, international voices such as Bertrand Russell, to name just one, described it as systematic extermination. The pattern continued in the 1980s and early 1990s. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest were targeted in organized attacks, in 1993, a commission led by Jean Crabonnier investigated these atrocities. After documenting mass graves and the involvement of state authorities, they concluded that a genocide was being prepared. In the same year, the UN Special Rapporteur, Bakri Weli Ndiaye, warned that organized propaganda portraying the Tutsis as enemies was spreading openly, helping prepare the population for mass violence. In January 1994, the Command of the United Nations mission in Rwanda sent a fax back to headquarters in New York with detailed intelligence that in Interahamwe were stockpiling weapons and compiling lists of Tutsis to be killed. He was then ordered to share the information with the very government which was preparing the genocide and to take no further action. And sadly, the reaction today is no different here in our region. And you can see it right before our eyes. When the genocide began, the nature of the crime was immediately obvious. All Tutsi were targeted because of their identity. Nowhere was safe, including churches and schools. That horrific reality only underscores the humanity and the courage of the Rwandans who took risk to provide hiding places for their fellow citizens. The reaction of the international community was to evacuate foreigners and withdraw most peacekeepers. At Eto, Kichikiro, when the peacekeepers withdrew, thousands of desperate Tutsi were left to die.
such scenes were repeated across the country. If these forces had instead been supported to protect Rwandans, the killers could have been deterred and many people would still be alive. The lives saved by the United Nations peacekeepers who were allowed to remain makes clear how much more could have been done with political will. Even as the killings accelerated, the language used to describe what was happening itself became a matter of calculation. Genocide is defined in international law precisely to create an obligation to act. To witness such a crime and deliberately refuse to use the term is, in effect, genocide denial, perhaps even a form of aiding and abetting. The technology existed to disrupt the radio broadcasts that directed the killings. The planes capable of jamming those signals were available. Officials even calculated the hourly cost of the mission. In the end, the operation was deemed to be too expensive and potentially also a violation of Rwanda's sovereignty. So the cost was more it became too expensive. It was more expensive, especially when you're in their minds, those lives are really worthless. So our lives were worth nothing. That's fine. For Rwandans, the lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, they are not worth saving. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army that led the campaign against the genocide and ended it. Our deepest source of grief was always that we could not arrive earlier. This is a simple truth of history, which many today still have reservations about acknowledging, for reasons we do not and maybe will never understand. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces, RDF, was forged in those dramatic moments.
It guides the conduct of our forces who serve abroad, earning universal respect. Indeed, no sanctions, honor and integrity of Rwanda's defense and security forces, who are among the finest that can be found anywhere. I look forward to raising this matter of sanctions at the highest level to understand the basis for such an injustice. Rwandans understand the cost of tolerating extremism, and our central security principle is to put the protection of civilians first. After the genocide, Rwandans chose to rebuild our country together. With that came a promise to never let the politics of genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering. All of that is just noise. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. It cannot happen. And I'm saying this not just as a person. And I'm just saying it because I know every Rwandan, young and old, is as determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, Rwandans faced constant criticism and many attempts to twist our history. But the power we will always have is to use our minds to see the truth, and our voices to speak up when something is not right. You can never silence us in whatever form. We must be clear about the dangers that remain. When the genocidal government collapsed in July 1994, the soldiers and the militia fled across the border into DRC, forcing millions of civilians along with them. Inside the camps, they organized into what is now known as FDLR and launched a sustained cross-border insurgency against Rwanda, claiming tens of thousands more lives. This was the period known as the Abacengezi insurgency, and the western border
was only fully secured by the end of the 1990s through the combined efforts of our army and the brave residents of those areas. And since then, our defensive measures have been aimed at ensuring that such attacks can never again be made across our borders. This is not a problem that should be left to Rwanda alone. Doing so only rewards those behind the threats, while Rwanda is penalized for standing up for itself. Imagine a farmer whose field catches fire. At first, the flames are small. A few neighbors think it does not concern them. Others say the wind will change and the fire will die out on its own. So they watch and wait. But the wind does not change. Meanwhile, a pyromaniac is secretly adding fuel to the fire. So the fire spreads from one field to another, and then into the forest and the towns and beyond. Only then do people run with the buckets of water and call for the establishment of a fire department. Africans, more than most, should understand that the danger of moral passivity in the face of hatred and violent extremism. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority of the world's active conflicts. In 1994, Africa's collective institutions also failed to respond. I say this because the call for African sovereignty, legitimate and necessary as it is, must also mean that African institutions act decisively when Africans are at risk. Bad actors must not be allowed to hide behind the principle of sovereignty, to evade responsibility for abuses or deny citizens their rights. We cannot afford to repeat the mistakes of the past. Genocide ideology is still spreading in our region,
left unchecked, it has the power to take us all backwards again. There are those who claim that Rwanda exaggerates, these concerns, or that we have ulterior motives. This is not only false, it exposes the deep cynicism that led to the tragedy we commemorate today. What sustains Rwanda today is the unity of Rwandans and the convictions that, like all people, we have the right to live in safety and dignity and at peace with all our neighbors. What we ask is for partners to join with us to fight extremism, rather than punishing Rwanda for defending itself. We owe future generations of Rwandans more than survival. They deserve to inherit a secure, united, and bold country and an integrated and confident Africa. We invite you to stand with us in remembrance and also in action. I thank you for your patience and kind attention. Murakoze cyane. murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika ku bw'ubutumwa budukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo igihugu cyacu kimazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa perezida wa repubulika na madame, banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, Walk to Remember, ruri butangirire ku Karere ka Gasabo, rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka Night Vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mumfashe duherekeze nyakubahwa perezida wa repubulika na madame.
Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite parafo za rangete, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya sitasiyo ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Aziya, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 38. Ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bujyanye n'impinduka kuri mituweli. Hashize imyaka irenga 25 serivisi z'ubuvuzi zigezwa kuri buri munyarwanda binyuze ku bwisungane mu kwivuza mituweli. Ibi kandi bihurirana na politike nziza yo kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage, nayo imaze imyaka 25. Kongera serivisi z'ubuvuzi kuzari zisanzwe zitangwa na mituweli no kwiyongera kw'ikiguzi cy'ubuvuzi mu gihe umusanzu w'umuturage wari umaze imyaka irenga 15 udahinduka byabaye intandaro y'ivugururwa ry'umusanzu wa mituweli. Uburyo bushya bwo kwishyura mituweli buri mu nzego 5 zishingiye ku bushobozi bw'urugo nk'uko bugaragazwa n'amakuru yarwo ari muri system imibereho. Amwe mu makuru agena umusanzu w'urugo ni ubutaka, ibinyabiziga, imodoka cyangwa moto urugo rutunze, inkomoko y'umutungo, umushahara, pansiyo, ubukode bw'inzu, ubucuruzi n'ibindi biri mu buhinzi n'ubworozi urwo rugo rukora. Buri rugo rw'abanyarwanda rugomba kuba rwanditse muri system imibereho. Icyo umukuru w'urugo asabwa kureba amakuru y'urugo rwe ari muri system imibereho akoresheje telefone, agakanda akanyenyeri 195 urwego, kugana akagari atuyemo bakayamwereka niba yariyandikishije muri system imibereho, bakabarura urugo rwe mu gihe rutabaruye cyangwa bagakosora amakuru y'urugo rwe akeneye kunozwa. Uburyo bwo gukosoza umusanzu utajyanye n'ubushobozi bw'urugo burimo kunonosorwa, muzabumenyeshwa mu minsi iri imbere. Ubutumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke. Niba usanzwe utemberera Huye ukaba ugenda mu uyu mujyi, nakurangira Songa Motel. Niho honyine ho kurara, bafite amacumbi, bafite bare nziza, bafite restaurant ndetse na coffee shop, bafite park. Ukaba ugenda mu uyu mujyi, nakurangira Songa Motel. Niho honyine ho kurara, bafite amacumbi, bafite bare nziza, bafite restaurant ndetse na coffee shop, bafite parking ihagije kandi by'umwihariko ni imbere ya gare, ntibigusaba gutega niba utarajyana ibinyabiziga, niba warakijyanye kandi parking yabo nk'uko nabikubwiye irahagije. Songa Motel iri imbere neza ya gare Huye, imbere ya mize ugikatira tubona icyapa yuzamuka cyangwa se umanuka. Songa Motel bagufitiye amacumbi ahagije, niba mwaragiye muri timu nini bagufitiye amacumbi meza, kandi niba waragiye uri famiye wikwirirwa uburahurara cyangwa uhangayika, kandi mu macumbi yabo harimo byose nk'uko nabikubwiye, yaba restaurant, yaba bare, yaba parking, yaba coffee shop ndetse n'uburyo bwo kwidagadura, kureba imipira, biyari n'indi mikino, byose ubisanga muri Songa Motel, byose biba bikubiyemo. Wigira ahandi rero urara wihangayika, ugira ikibazo cyo kubura urara uri mu mujyi wa Huye, Songa Motel niyo nakurangira. Babwire ko uturutse ku Muryango TV, ibindi barabyimenyera, bagukorere discount kuri serivisi zose uri buhasabe. New Hope bafite inzoga za Moap, bakorera Tedemir imbere yo kwandamage 0787731442. Izi nimero wazikoresha wifuza kurangura byisumbuye cyangwa usaba amakuru, ariko izi nzoga za Moap ziri ahantu hose. Aya mazi arizewe kubera systeme yanjye amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi meza, ni meza cyane mu guteka. Hari impamvu tutagira ikibazo cyo kubura amazi meza. Systeme amazi akadomo rwa ihindura amazi y'imvura amazi asukuye, dushobora kunywa, dushobora no gukoresha ibindi byose. Ikindi kandi birahendutse. Nta gihe cyiza cyo kugura systeme y'amazi akadomo rwa. Ukoresheje amazi akadomo rwa
ushobora guhindura buri gitonyanga cy'imvuramo amazi meza ukagabanya n'ikiguzi cya buri kwezi. Jya ku rubuga amazi.rwa kuri paje nkunganire uzuza ibisabwa cyangwa uhamagara 0780 30 34 82. Ntabwo ushobora kubara ingano ya miliyari z'amadolari ziba zihererekanijwe mu bucuruzi bw'isi buri segonda. Ku isi amafaranga ameze nk'amaraso atembera mu mubiri, ubucuruzi bukaba imitsi itembereza ayo maraso. Hanyuma ibigo nka MGEI Limited bitanga amahugurwa n'ubujyanama ku bucuruzi n'imisoro, bikaba barimo bigisha uko bakira. MGEI Limited ni sosiyete y'inzobere mu bukungu zitanga amahugurwa n'ubujyanama ku misoro cyangwa taxation, uko bakoresha EBM, ibaruramari cyangwa accounting, ubugenzuzi bw'imari cyangwa auditing, corporate management cyangwa imicungire y'ibigo, financial management ariyo micungire y'imari, gutegura imishinga no kwicunga project management, ndetse n'imicungire y'abakozi. Niba uri umucuruzi, ni gute wahuza ibyaranguwe, ibyacurujwe n'ibisigaye byose ubikoreye muri EBM system? Amasomo atangirwa muri MGEI Limited azatuma umenya impamvu wacuruza gutunguka cyangwa se naguhe gutangira business niba wari utaratangira. Ibigo bya leta n'iby'abikorera bikeneye abarimu b'inzobere ba MGEI Limited kugira ngo bishobore gutera imbere. Amahugurwa atangwa na MGEI Limited atangwa ku manywa, ku mugoroba no muri weekend. Wahitamo kandi kwihugura online cyangwa uyakure guhera mu kwa 9 mu 2025 unyuze kuri wa3.iganeza.rawa. Dukorera Remera ku Gisimenti ku muhanda w'amabuye uri munsi ya Umuyenzi Plaza ugana ku Murenge. Duhamagare kuri 07 84 94 21 ubundi urebe itandukaniro riri no gucuruza wunguka. MGEI Limited. Make change, we make the difference. She's never been tested here at the front line. Tekana hamwe na Gama Travel and Tour Agents, ikigo kigufasha gutegura no gutunganya kinyamwuga ingendo z'indege, aho bashobora kuguha tike y'indege aho waba uri hose ku isi, yaba umuntu umwe cyangwa itsinda ryabo. Gama Travel and Tour Agents kandi bagufasha kubona visa ku gihe, amacumbi, gutunganya ingendo zisaba gukambika ahantu nyaburanga n'ibindi birimo kubona amakuru yose afitanye isano na services z'amasomo atangirwa mu mahanga kuva ku mashuri abanza kugera kuri masters na PhD. Banakubonera akazi muri za kaminuza zo hanze no mu bigo bikorana nazo. Cudika n'aba banyamwuga rero maze wiremera ibihuzi ibuka igihe kinini. Wadusanga Kicukiro Sonatibe ahahoze UTB cyangwa ugahamagara kuri 0788872060 na 0784915009. Wanabasura kandi ku rubuga rwa wa3.gamatoa.agents. Ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'imyenda n'ibikoresho bya siporo nabyo biharira iduka rya Adona Sports kwa Thierry Tigos. Adona Sports yaje kugukiza za jezi zimeze nk'ibitenge n'abaguhenda kandi baguhaye ibyamvagara. Nitwe gisubizo mu gihe ushaka jezi z'amakipe ufana kuva kuyo mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi yaba ari amakipe y'ibihugu ndetse na club. Muri Adona Sports ntabwo tubafitiye imyenda ya siporo gusa, ahubwo tubafitiye n'ibindi bikoresho bya siporo byose wakenera muri siporo yose waba ukora. Wateguye irushanwa, ukeneye ibikombe n'imidari byo guhemba batsinze, gana Adona Sports. Hari godiyo wabuze uteganya gutuma hanze, gana Adona Sports, ikibazo cyawe kiraba amateka. Adona Sports dukorera hano mu mujyi imbere ya Kigali City Tower mu nyubako ya GF Plaza, ndetse kandi wanadusanga imbere y'inkuru nziza. Ushobora no guhamagara izo nimero ziri kuri screen yawe ukeneye ibindi bisobanuro. Adona Sports ni igisubizo ku basportifu nyabo. Buildescape Innovation niyo igufitiye uburyo bwiza bwo kongerera ikibanza cyawe agaciro mu bwubatsi, mu kukwigira korera inyigo, design, igishushanyo mbonera, mu kugufasha kubona icyangombwa cy'ubutaka cyangwa se no kugukorera uburyo bwo kukubakira inzu ijyanye n'ubushobozi ufite. Igakorana n'amabanki. Buildescape Innovation igakorera i Remera, ukaba wahamagara kuri 07833335 niyo nimero yabo wababonaho.
niba uri mu Rwanda ukaba wifuza kugura imodoka uyigurira mu gihugu yagenzemo kandi Munipi ihari. Munipi irahari ngo igufashe kwigurira mu gihugu yakorewemo ikakugeraho igifite ubushya bwayo bwose. Rero niba ushaka kugura imodoka nziza zo mu bwoko bwa Hyundai, Kia, Range Rover, Chevrolet, izi modoka z'amashanyarazi, izikoresha uburyo bwo kunywa mazutu na essence bisanzwe, ubwoko bwose bw'imodoka iz'amashanyarazi, Munipi ni igisubizo cyawe. Munipi ikorereza imodoka zivuye muri Korea ndetse no mu Bushinwa kandi mu biciro nk'ibyo ku ruganda. Niba ushaka gutumiza no gutunga imodoka nababwiye hejuru zaba iza hybrid cyangwa iz'amashanyarazi, bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0788 227090. Wanakoresha kandi nomero yo ku cyicaro cyabo muri Korea guteranya 82 10 74 95 bakaguha amakuru arambuye. Wihendwa cyangwa ngo ugure ibishaje, Munipi Limited irahari, ni igisubizo cyawe aho igutumiriza imodoka kandi ikakugeraho mu bushyashya bwayo bwose. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine igufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics. Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics